Umusore w'imyaka 26 wo mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi arakekwaho gukubita se umubyara ishoka mu mutwe nyuma yo kumwitiranya n'ikidayimoni ngo cyamukabakabaga gishaka kumuniga. Ibi byabereye mu mudugudu wa Nyabintare, akagari ka Rwanje mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi. Amakuru avuga ko atari ubwa mbere uwo musaza w'imyaka 65 akomeretswa n'umuhungu we yibyariye. Uwo musore avuga ko se amuroga bakamugaburira ibiryo yatongereye maze bikamugiraho ingaruka, bikanamutera imyitwarire mibi atiyumvagamo. Ni mu gihe bamwe mu baturanyi bavuga ko urwo rugo ruberamo ibisa nk'amayobera, kuko ibikorwa nk'ibyo atari ubwa mbere bihabereye. Umwe ati ni ubwa kabiri uriya mwana akubise se, kuko ubwa mbere yamukubise ikibando amukomeretsa cyane akaboko, nabwo ngo yumvaga ko ari ikidayimoni kije kumuniga aragikomeretsa. Icyo gihe ngo ababyeyi be batakambiye ubuyobozi basaba ko umwana wabo atafungwa kubera icyo cyaha yari yakoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rwanje, Nsengiyumva Alfred, yemereye abanyamakuru ko uwo musore yakubise se ishoka mu mutwe. Ubwo yafatwaga ngo yamubwiye ko yabatuye ishoka kubera ko yabonaga ikidayimoni gishaka kumuniga maze aragitanga acyaza nk'uwasa urukwi. Yavuze ko yamenye ko ari se agaruye ubwenge, abona se avirana amaraso mu mutwe, abona n'abantu buzuye aho ngaho bavuza induru. Gitifu avuga ko uyu musore ashobora kuba arwaye mu mutwe kubera ko ngo ajya agera n'igihe akagwa hasi akamera nk'umuntu urwaye igicuri. Uyu musaza yagejejwe ku kigo nderabuzima cya Nkombo basanga yakomerekejwe cyane bikabije, bamwohereza mu bitaro bya Gihundwe, nabyo bimwohereza mu bitaro bya Shumba mu karere ka Huye. Kuri ubu ngubu uyu musore afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nkombo mu gihe hagikurikiranwa hanakorwa iperereza kugira ngo dosiye yoherezwe ubushinjacyaha ubundi bumukurikirane bamenye uko ibintu bimeze. Ibi ni ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda. Urabona ko ni inkuru mbi cyane ku bintu by'amadayimoni, ndetse bikomeje kugenda bigaragara cyane mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bigenda bivugwa mu Rwanda, cyangwa bikunda no kugaragara muri Afurika cyane. Murabizi ko perezida agenda avuga ati ibi bintu ntabwo ari ibintu byo kwemera ndetse byo kwizera, agenda avuga amadini, agenda aba ibintu bimeze gutya na gutya, bigenda bimeze na gutya na gutya. Murumva ko iyi ni inkuru ibabaje kandi iteye n'agahinda, aho uyu musore we yavuze kandi yanabitangaje avuga ngo yabonye ari ikidayimoni, kandi kugira ngo mubyumve neza tunagendanemo neza, si ubwa mbere byari bibaye. Kako ngo byanabaye ku nshuro ya mbere uyu musore akubita se ikibando ngo nabwo aketse ko ari ikidayimoni. Mujye mwumva ukuntu hari igihe dukora ibintu by'amakosa, ibintu bikaza biri amakosa ariko tukabikora tukaza gusa nk'ababyirengagiza. Uyu musore ngo yabanje gukubita se ikibando amuvuna akaboko ajya kwivuza, ndetse bikabije cyane kuko ngo uyu musaza yakarwaye igihe kirekire. Kandi murabizi ko uyu musaza ngo afite imyaka 65, mwumva ko n'undi bifite ubuzima buke barimo kugenda basaza, bari kugenda bakura. Kandi uyu musore muri kubona ntabwo afite imyaka 28. Mwumva ukuntu hari igihe abantu tugenda dukora amakosa kandi ya makosa aza kuvamo ibintu binini, kubera ko ubu se naramuka yitabye Imana cyangwa bikagenda gute, birabivaye kuri cya kintu cya mbere batagerageje kuba bakurikirana bino bintu. Kako ikintu kibaho ku nshuro ya mbere bakagifata nk'ibintu bisanzwe nk'ibira, kuba bwakubise se avunika akaboko bikomeye cyane, ndetse ubuyobozi bugiye kumufata ngo bujye kuba bwamufunga, se na nyina bamusabira imbabazi ngo kugira ngo batamufunga, banga ko bamufunga, ndetse n'abayobozi baramwihorera, barabyihorera, babiterera iyo. Icya mbere kigaragara ni uko aba bayobozi barangaye, bagize uburangare, ndetse n'ikindi kintu kigaragara, ababyeyi bakunze umwana wabo barakabya birengeje urugero. Kandi n'abaturanyi muri kumva ko babyitangarije banabyivugira neza, bavuga ati byanze bikunze cyangwa se binakunze kugaragara, kandi si byo tugenda tubona, bigaragara ko uyu musore n'undi arwaye afite ikibazo cyo kurwara mu mutwe. Aho kugira ngo babe bamukurikirana cyangwa se ngo babe bamureba kugira ngo uyu musore avurwe cyangwa se ambere neza, baramutereranye, barangije kuba bamutererana.
nibyo bivuyemo se kumukubita ishoka. Ahubwo uri kumva ni ibintu bisa nk'ibyabaye bya mbere, kandi ubundi uri kumva ntabwo byabaye kure cyane, ibintu bibaye vuba bigiye bisa nk'aho byikurikiranye. Yabanje kumukubita ikibando akaba yamukubise ishoka. Uri kumva ko iyo babikumira hakiri kare, wenda nimba afite ikibazo cyo kurwara mu mutwe kubera ko nta byari byamenyekana ntabwo binazwi, yahagahise ajya kuvuzwa akaba yakira, cyangwa se akaba yafatirwa izindi ngamba mu buryo runaka bitewe n'ibitaro. Kuba yaguma mu bitaro igihe kirekire, abaganga bafite ibintu bakora byinshi bigiye bitandukanye. Uzi ko nk'abaganga bashobora no kugenda bakagutera urushinge rukaguturisha, rugatuma ibintu wakoraga bisa nk'aho bigabanuka, nyine ntugire abantu wangiza cyane nimba uburwayi bwawe burenze ibyo bitaro byo mu gihugu cy'u Rwanda kuba bakuvura. Murabizi uburwayi bwo mu mutwe ni ikintu kiba ari kinini, cyangwa se ibintu bikabije cyane. None ikindi kintu cyakomeje kugenda kigaragara mu karere ka Rusizi, cyangwa se muri Rusizi, hakomeje kugaragara ibintu bijyanye n'amadayimoni cyane, cyangwa se ibintu bijyanye n'amadayimoni bikomeje kugenda bivugwa cyane, kandi abantu benshi barabyemera abandi ntibabyemera, ariko ngo bikomeje kugenda bivugwa cyane, ndetse abantu benshi bakaba byakomeje kugenda bizera ko bishobora kuba ari amadayimoni yabikoze, cyangwa se ari amadayimoni agenda afata uyu musore. Abandi bakavuga ati wenda nuko abayobozi bagiye babitangaza, wenda uyu musore ashobora kuba arwaye mu mutwe. Mureke tugende tubakomeze tubakurikiranire iyi nkuru, tugusaba gukanda like, utange comment, ukore share, ndetse unakande subscribe mukomeze cyane mudushigikire. Murabizi twari dufite channel zigera kuri 2 twakoreragaho kandi mudukunda cyane, ariko ubwo buca rimwe ntabwo tukifite. Ariko kuri Pick News TV ese ko murakomeza kugenda mutwereka urukundo, ndetse nibyo turi kubakorera, nibyo twakoreraga mbere. Guhera uyu munsi buri everyday turagenda tubahereza video. Thanks, turabakunda.